managed to bring together all these memories that they have different sites so that they have made one. So then from here, they said we proceed by laying flowers on the vice president of Ibuka, who is one survivor in this area, will give us a brief history, but also mixed with a testimony, because he's one of the survivors. Then after that, we shall proceed by visiting, after which we go to the sector where the donation will be also. They also mentioned Twajabo Jean Marie Vianney, Vice Perezida wa Ibuka mu karere hano ka Gatsibo. Naje ngo ntangire mbashimira ko mwaje kudufata mu mugongo muri iyi minsi ijana twibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu karere kacu ka Gatsibo no mu gihugu cyacu twese muri rusange. Aha turi rero ni mu murenge wa Kiziguro mu kagari kagakomeye. Jenoside itaraba twari dufite imiyorere yacu twaga amakomine twaje seyiteri twajyana n'amaserire. Aha turi rero hari mu seyiteri Kiziguro komine Murambi. Abumva Murambi
dufite Murambi ebyiri, Murambi ya Gikongoro na Murambi ya Byumba. Iyo ni Murambi twitwa Murambi ya Byumba, yamamaye cyane mu bwicanyi cyangwa se mu rwango rw'abatutsi kubera ubuyobozi bubi bwa Burugumesitiri Gatete Jean Baptiste wayoboraga iyi komine Murambi. Aha turi duturanye n'ikiliziya, umutaka wa Kiliziya Gatolika, n'aha turi bwari umutaka wa Kiliziya Gatolika, akaba ari nawo umwihariko nza kugarukaho mu mateka yacu. Imiyoborere ya kera tumaze guhindura ubuyobozi, Jenoside yahagaritswe, habayeho guhuza imbibi za Cyaramakomine ibyara akarere ka Gatsibo. Abarukiyemo hano ababyeyi bacu, inshuti, abavandimwe, ntabwo ari abahanga Kiziguro gusa, ari Murambi gusa, ni akarere kacu ka Gatsibo. Gifate cyari komine Muhura, tukagira komine Gituza, Ngarama, n'agace gatoya ka Gito ifite Gasange hariya. Byose byahuye bihuzwe bikuba akarere kacu ka Gatsibo tubufite uyu munsi. Nuko nyakubahwa Visi Meya yabigarutseho, twahuje urwibutso rumwe rw'akarere, abantu bose bishwe kuri iyo misozi yose bashyinguye ahangaha abo twashoboye kubona. N'ubu ko tubonye amakuru turacyashyinguramo abandi, turaza kubigarukaho. Urwango rw'abatutsi rero hano cyane cyane rwamajwe na Burugumesitiri Gatete. Jenoside arayitegura mu myaka yashize, 1994 itaragera, yewe Jenoside iranatangirira nakorwa, dufite abantu bishwe mu byitso. Ntabwo tubyita igerageza rya Jenoside, ahubwo yari yatangiye n'ubundi. Muri 1990 igihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangiye, hari abatutsi bishwe bazizwa ko ari ibyitso by'inkotanyi. Mu by'ukuri abo ntabwo bari ibyitso, bari abakozi bashoboye gukora imirimo yabo. Ariko kubera urwango rw'abatutsi n'ubundi rwari rwaratangiye kwigishwa, gukwirakwizwa mu baturage, barafatwa bajyana ibyumba kuri perefegitura, bicwa urw'agashinyaguro, batwitswe, bakomeza gutotezwa. Njye uvuga mvuka muri famiye y'abarimu babiri, iyi papa yarafunzwe ariko ntiyishwe icyo gihe, yategereje muri 1994 nibwo yishwe. Hano hashyinguyemo ababyeyi banjye bombi n'abandi bavandimwe bose, abenshi twavukana mu muryango wacu, cyese bake bashoboye kurokoka. 1994 igeze rero, abatutsi benshi, leta niyo yateguye Jenoside. Ntabwo ari guhungira kuri Burugumesitiri Gatete wicaga abantu, yari guhungira kuri segiteri Serire, yari guhungira ku bandi bantu. Abantu bose baje guhungira hehe? Mu kiliziya kiri haruguru hariya. Banaguye ko hano harimo area mu gace ka kiliziya, n'ubundi bahungira muri kiliziya ku itariki 7, 8, 9, 10, 11 baricwa, bajugunywa muri karakazo mubona hariya hari umwobo. Uriya mwobo niwo rwobo rwa Kizigura bajya bahumva. Abantu bicwa mu kiliziya baraje bajugunywa hehe? Mu rwobo rwari ruri hariya. Ndaza kurugarukaho cyane. Umaze kujugunywamo, igihe kira inkotanyi, ingabo za RPF inkotanyi zifata umwanzuro wo guhagarika Jenoside. Bahageze ku matariki 17, 16, hari nabo bakuyemo ari bazima. Abantu bagera kuri 11, dufite 5, 6 bagiye bapfa kubera ingaruka za Jenoside zagize gute, bagiye bahura nazo, bagiye baduha ubuhamya. Aha rero kubera uwo mwobo nabo tubonye hirya no hino, twagiye tubashyingura ahangaha, niho habaye urwibutso. Niko haje haba urwibutso, ntabwo ari ikindi kintu cyabaye ngo tubatoranye, cyane cyane dushingiye kuri mwobo n'amateka abatutsi baboneye mabi mu kiliziya. Ari naho duhera dusaba ko abasenga, abanyamadini dukwiye kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside, namwe n'abandi aho tujya hose tugashishikariza ko ingengabitekerezo ya Jenoside twakomeza kuyirinda, tukashishikariza kubana neza, tugashishikariza abanyarwanda kubana neza, mwebwe abanyarwanda tukabwimakaza. Abantu bajugunywamo, ariko hirya no hino mu misozi hose Jenoside yarabaye, ikorwa igihe gito. Igihe gito urumva ku itariki 8 kugeza kuri 11 kugeza kuri 16, hano Jenoside yari yahagaze ariko hapfa abantu barenga 21. Hano rero dushyinguyemo abantu bagera ku 20, n'abantu 20 n'abantu 20,183. Urumva abantu bishwe muri icyo gihe muri akantu gace konyine
yari zone yegereye urugamba rwo kubohora igihugu, abantu babohowe vuba. Jenoside yarateguwe, itegurana ubugome bukomeye. Hano ubugome bwa jenoside bwo bushingiye ku muryango. Bateguye interahamwe zari abagabo n'urubyiruko, hakaba abagore twakwita ababyeyi bakayabarera, bakita interamwete, batera umwete iki abagabo kwica. Utwana duto twanganaga dufite imyaka 7 nk'iyo nari mfite, twavuzaga induru ku musozi, abo nabo bakitwa imiyugira. No kuvuga ngo abo bantu bose urumva jenoside urwango rushingiye ku muryango, kandi bahiga umuntu umwe, kandi muturanye ku musozi. Twebwe twajyaga tubaza ngo turazira iki, igihe twirukankaga duhunga, turazira iki? Ababyeyi bakavuga ati duhunge gusa nta kindi. Urumva ko rero jenoside kugira ngo ishoboke, cyambere ko yateguwe n'ubuyobozi bubi bwari buricyo bukimakaza urwango, gatandukanya abaturage bari bashinzwe kurinda no kuyobora, kandi noneho ikindi igashishikarizwa kugera ku muryango, ku buryo umututsi ari umwanzi wa buri muntu wese, ntabona uwumuhisha, ntabona aho yahungira hose, naho bahungiye mu kiliziya bakahamusanga. Ikindi kigaragaza ko jenoside cyane cyane tujya tuvuga ngo abantu bakavuga jenoside ngo yarateguwe, ngo ntiyateguwe, ngo byatewe n'inde Habyarimana apfuye, ntago ari byo. Twabonye interahamwe zitoza, umusore twari abana batoye baririmba, twabonye abantu bambaye amakoma. Nangaha niho hacuriye igikoresho cyitwa nta mungano y'umwanzi, cyacuriye hano hakurya Rwankuba, Gatete niho yavukaga. Vuga ngo afata abazi kubaza umuhini wa kera wisuka, ukababaza ku buryo usiga akantu k'ipfundo ugashimangira umushimari cyangwa se ferabeto. Izo nizo bakoreshaga kwica, rero nta mungano y'umwanzi. Yakorewe hehe? Ahangaha i Murambi. Gatete akora amarisite n'abakonseye be n'abari bafite ubushobozi, abacuruzi bakora amarisite y'abatutsi, ku buryo igihe cyageze n'ubundi cyo kwica bazo wica uwo ari we. Ntabwo rero bivuga ngo jenoside yarateguwe, kandi itegurwa n'ubuyobozi, ikorwa n'ubuyobozi. Ubundi twiga amateka, jenoside ni umugambi wo kurimbura abantu ushingiye ku ruhu, ku bwoko, cyangwa se no ku idini, cyane bose bahuriyeho. No kurandura burundu. Ntabwo ari kuvuga ngo hari abantu bajya bavuga ngo intambara, mbere y'intambara bakayitanya na jenoside. Jenoside n'intambara ni ibintu bitandukanye. Intambara igira impamvu yayo, ariko jenoside igira gahunda yayo no kuraho bwa bwoko yo kugatsemba burundu, uburyo ntaho uzaburi bari nkuru. Ikabera ahantu hose hatandukanye. Jenoside yabereye mu rusengero nko tubivuga, ibera ku bitaro hariya, abari abaganga batanga ubuzima bica abarwayi. Ni ikintu gitangaje cyane kubona umuntu utanga ubuzima, muganga wabyize, kenshi bakora n'indahiro bakabirahira agahindukira akajya gute akica umurwayi. Jenoside rero ni ikintu cyateguwe, giteguye igihe kirekire, kirigishwa. Kandi iyo twiga amateka, jenoside ubundi igira etape, igira ibyiciro kwitegura. Hari ugutandukanya abantu, kabita inzoka nkuko batwitaga inzoka. Ngo iyi nzoka yiziye ku gisabo ngo urakimena. Ubwo urumva n'umubyeyi utwite bamukuragamo umwana kugira ngo bagire gute bakuremo umututsi. Hari aho bavuga ngo batanze itegeko ngo abagore batutsi kaze bashatse abahutu ngo reka tubice, tuzabashakira abandi bagore. Urumva rwego ahantu barugeze. Jenoside yarateguwe, kandi itegura igihe kirekire, hakaza igihe cyo gukora amarisite, yari ushaka ibikoresho byarashatswe, none hakaza imbarutso. Iriya ndege yitwaga nk'ari imbarutso. Umuturage utuye iwacu aho nari ntuye hano mu Rugarama hacu, twatwaga muri Seyiteri Igikoma, ntabwo yari azi iby'indege. Ndege twari tuzibona tureba abaparakomando bamanukaga hano rwa Kirenga, ntabwo twari tuzi igihe indege cyari cyo no kunigwa no kugira ugasanga umwana muto yarabizize. Yari imbarutso gusa nta kindi. Ikindi cyatije umurindi jenoside hano cyane cyane muri komine Murambi, twari dufite abantu bahunze urugamba rwo kubohora igihugu aho rwatangiriye, bahunze intambara, abadeplase cyangwa IDPs. Abantu bari batukambitse hafi ahangaha, bavuye za Muvuma na Kiyombe, bafashije cyane kwihutisha jenoside hano cyane. Bari abantu baza mu rugo kugabuza, bagafunguza, tukabagaburira, bagakora, bagahinga. Ariko jenoside igeze bayihuta jenoside cyane, bayobowe na burugumesitiri wabo witwa Rwabukombe na Siforo, bafungiye mu Budage. Bareje ibinga na Gatete. Hano jenoside yagiye kuba dufite nk'abayobozi batatu. Twari dufite Rwabukombe ufite abantu be yavanye Muvumba bahunze urugamba,
Gatete icyo gihe hari igihe 1990 kubera ubugome yakoraga cyane cyane gatatu gihe cy'inkundura y'amashyaka bamurega imiryango mpuzamahanga ivuga Gatete kugira ngo bamwirukane bamugororera kujya kuba umuyobozi muri minisiteri y'umuryango ariko ahangaha kahaba akanahakorera asigaho umwanya Jean Dodier rimwe ne wawe rwanku bavukana hafi aho ngaho wakinanaga umupira rero kumva ko nta kindi kintu azayobora azafasha abaturage kuko wakinanaga umupira bahuriye ku bwicanyi ari intera hamwe bigishanyije kwica abantu nabo mugira ababurugumesitiri ariko amabwiriza yose bagenderagaho Gatete wajya gute niwe yatangaga ngiye yaje iwacu gufata papa ndabyibuka afite imodoka y'umutuku ikaza aho igeze icyo gihe nta mututsi wararaga yari wakumva abantu abatwara abafunga kabuntu n'umwarimu n'umuntu wabeshye muri societe agusanga umwana muto yaramwicaza hasi agahimana kabutuye hafi y'ikiganga akagutwara irwanko kugira ngo ujye uvunitse kandi uze bagukubita bagushinyagurira n'ubundi ugasanga rero jenoside hano ni ikintu cyari cyarateguwe kandi gishyirwa mu bikorwa cyane cyane n'ubuyobozi uyu mwobo rero murambaza ngo waturutse he amateka tubwira ko washukuwe n'abapadiri b'Abespanyol uyu muryango w'abapadiri hano ufite icyiciro gikuru muri Espagne nibo babanje ahangaha ikiziguro bawucukura bavuga ngo bashaka amazi no kwibaza uko buryo bashaka amazi bashaka kujya hasi ngo bafate amazi ava muri kanyonyomba ari hasi kugera ku isoko ntiwasibwe nyuma uza kwicirwa abantu bishwe hariya bajugunywa hehe bajugunywa muri uwo mwobo iyi nzira y'inzira mbi cyane kuva hara kugera hano ari inzira mbi cyane yarageze jenoside ihagarikwa nko muri 1994 mu kwezi kwa karindwi twenda gutangira amashuri ko nabaye hano igihe kirekire ntarasubira iwacu ku matongo twarirwa muri famiye ariko hano hari inzira mbi cyane hasa nabi hari umuhora w'amaraso umeze nabi ko abantu babakuraga kuva hariya abantu bamwe biciwe mu kiliziya no kwa padiri abandi bicirwa hano mu kibuga n'utwana haratugiye ku kibuga ahantu twatse urwibutso abakubitaga abana b'impinja ku gikuta abana bazanye bahunganye na ba nyina bose bajugunywemo ahangaha abantu ntago bakirimo hariya babaye icyo gihe tutazi ngo mwaburareshya gute amateka duha abantu benshi ariko nyuma dufatanyije n'ubuyobozi bwiza dufite ubuyobozi bw'ingabo ubuyobozi bwacu bw'igihugu afata umwanzuro ko abantu bagomba gukurwa muri amwe bagashyingurwa mu cyubahiro ko twibazaga impamvu twakuye abantu bajugunywe mu nzina bajugunywe mu myobo mu misarani twabakuyemo tukibaza impamvu dakuramo abangaba turafatanya rwa rugamba rukomeye cyane umuntu wageze ahangaha dukuramo aba bantu cyese umuntu wari ufite imbaraga z'umutima zikomeye cyane n'ahabaye hafi amezi 3 abantu bajugunywe mu munsi umwe cyangwa iminsi 2 twakuyemo twebwe amezi 3 n'umwe muremure metero 25 zibujya kuzimu ariko ku ruhande waragutse impamvu wadutse hari umusaza mwe wawucukuye aracyariho tuganira nge yambwiye ko bacukuye barananirwa bageze bateramo urutambi uretse urutambi abacukura amabuye urutambi rurashwanya gusa bakuramo itaka amaze kurikuramo bamwe bakuramo indwara y'igituntu batwara gishari hari ikigo cya polisi kera hari ibitaro by'igituntu barabavuza none bamaze kubavuza bongera batema urundi rutambi ni munini ibujya kuzimu ariko hasi wari wagutse cyane kubera rwa rutambi rwaje dute rwashwanyaguje dukuramo abantu rero twakoze inyigo kugira ngo ntabwo ari kujyamo indani utazikirimo umanuremo umuntu byabe ngombwa ko duturuka inyuma ahubwo tukacukura tuwegera nyuma umuntu wa mbere twamukuye kuri metero 13 abantu tubakuramo hafi amezi 3 hari igihe cy'imvura abananiwe bakaruhuka tugasimburana ariko abantu bose tubakuramo bashyinguye mu mva tuza gusura bakuyemo n'ibikoresho binini harimo amagrenade harimo inkoni harimo amasuka harimo amabuye harimo ibintu bibi cyane ubona ko n'ubundi bateraga abantu bagira gute bazi ko n'urimo n'uvuga n'undi apfe n'iby'Imana rero ni ubushobozi bw'ingabo za RPF Inkotanyi dushimira cyane ubutwari bakoresha kugira ngo bakuremo byuzo abantu bagihumeka baragiye bakura migozi hara kwa padiri bakoresha ubushobozi bwabo bwa gisirikare bajyamo abantu barizirika babakuramo hari abakiriho baduha ubuhamya kandi ubona ko bakomeye ubu biyubatse ya mateka ya kera basa n'abagenda bagira gute bateye umugongo no gubikomere bitabura turaza kuhagira nta gukireshya nkuko wareshyaga
gukuramo abantu byaragoranye, hari hagutse cyane, no kuhitaho hari itaka rinini cyane. Wahagarara ari inyuma ukareba Kiziguro yose itaka kubera umusozi wari uri hejuru, hari n'ikimenyetso twasize gusa kugira ngo byibuze tujye tumenya amateka y'ahangaha nuko abantu bajugunywemo hariya. Harabungabungwa n'uburyo habungabunzwe, byari ibintu bigoye kugira ngo tubabungabunge hagume hasa nk'uko hasa uyu munsi. Ni metero nk'eshanu gusa, ariko umuntu wese uzi Kiziguro, umuntu wumva urwobo, iyo baca hano mu rwa Kiziguro, mu wa Kiziguro ni uwo nguwo, niho mateka yabo, niho ababyeyi bacu, abavandimwe bacu abenshi bajugunywe bawiciwe mu kiliziya, cyane cyane bari bahungiye mu kiliziya ko bari benshi. Abantu bose bumvaga ko byaturuka mu mateka muri 19 urugamba rutangira, abantu b'i Rwankuba, umusaza wa Rwankuba Gatete avuka, we yatangiye karara batwikira birwankana, abahungiye ku kiliziya bahungira ku kiliziya, bahaba nk'icyumweru hara mu Kibeho kiba hafi ya kiliziya gatoya. Ikibeho ni nk'ishuri bigishirizamo abana bashaka kuba amasakaramentu n'ibindi. Noneho abantu bahungiramo igihe gitoya cy'ibyumweru bingahe barataha. None abantu bati n'ubundi katujye mu kiliziya dushaka kuzatanga uko abandi baje gute batashye, ariko gahunda yari yahindutse. Jenoside yari yayindi yageze ku ndunduro yayo yo gukorwa. Hari abajandarume ba kera, abajandarume ari umutwe wa gisirikare, n'ubundi hari abasirikare bari hariya bananiye urugamba. Ni igisebo kinini cyane ku gisirikare. Umusirikare kurwana n'umusirikare arwana mugenzi we ufite imbunda, ahubwo akaza kujya gute, akaza kwica umuturage akwiye kubarinda. Ni igisebo rero kinini cyane, nicyo duhamya ko jenoside yateguwe kandi yategurwa n'ubuyobozi bubi. Kuri nk'abakoze jenoside rero, ubu ngubu icyo ubutumwa dutanga, jenoside yarahagaritswe, dufite icyizere cyo kubaho. Nari mfite imyaka 7, ubu ndi umugabo, nashoboye kwiga, ndaseriva abanyarwanda, savinga abanyarwanda, ndubatse. Cyambere dufite icyizere cyo kubaho, ko dufite ubuyobozi butandukanye nubwo twari dufite icyo gihe. Buriya twita ubutegetsi n'ubu ntabwo ari ubuyobozi. Ubuyobozi nubwo dufite ubu ngubu, buriya bwari ubutegetsi butitaye ku muturage, butitaye ku iterambere ry'umuturage, ahubwo byari byo gutandukanya abantu n'inzangano. Izi nama dukora ku wa kabiri zo kubwira abaturage mituweli, zo kubwira ibyiza dufite, bakoraga icyo bita mitingi. Mitingi yari gahunda yo kwiga indirimbo, kwigisha n'amacengezamatwara zo kuzica abantu, n'ubundi bagateranira ahantu mu kabari, ahantu hari isoko, ku buryo n'uturuka hirya no hino bagira gute bamwica. Itandukanye ry'ubuyobozi bwiza dufite rero n'ubuyobozi bwa kera bubi bwateguye jenoside. Dufite icyizere ko jenoside itazongera ukundi, dufite icyizere cyo kubaho. Ibikomere benshi twarabyomoye kubera ubuyobozi bwiza dufite, kandi turakibuka n'ubundi. Kwibuka rero bidufasha komora ibikomere, bidufasha kwiga amateka, bidufasha kureba ahazaza hacu, icyo twagira gute twatandukanye ikibi n'icyiza. Ikindi ni gahunda nziza yo kubana n'abanyarwanda hose aduturanye. Nubwo hari abaduhemukiye, hari abahanwe, ubutabera twarabubonye, tunishimira ubutabera bwa guhunga bwa Gacaca. Abakoze ibyaha barabihaniwe, abandi kandi yaje igihano cye araza tukabana neza hehe mu mudugudu wacu aho dutuye. Namwe rero ubutumwa mba hano kugira ngo aho dukorera, aho tugenda hose, twimakaze ubumwe bw'abanyarwanda.